kandi bamenye ko niba Perezida Habyarimana yaremeye bakamwica kuriya ntabwo yabiguranye, iyo ashaka aba yaranasezeye mbere, ariko kugira ngo akomeze arwanire igihugu cye, reba ukuntu nyine bamwishe, nimwe mwese yapfiriye. Kizo ipaya. Muraho neza Madamu Habyarimana? Mukomere namwe nukunyita mama. Imyaka 32 yose irashize uwitwa Agatha Kanziga uyu wiyice Kinani ubwo yarari mu bwihisho, ubu noneho nyuma y'imyaka 32 yaje kuza kuba yavayo aritagatifuza. Ndagira ngo rero dufate umwanya turebere hamwe byinshi bifite aho bihuriye n'ubundi n'iyi nkuru. Mwebwe icyo mbasaba ni ukuntiza iminota mike cyane, hanyuma tukabinyuramo mukaza kureba ubugome, ubuhemu, ubwicanyi uyu umugore Agatha Kanziga Madamu Habyarimana Juvenal, uyu wahoze ari umutegetsi w'u Rwanda, ibyo yaje kuza kuba yakora. Ndagira ngo dufate umwanya kwanza tubanze turebere hamwe byinshi uyu mugore yagiye akora mu myaka yagiye itambuka, dore ko uyu munsi wa none hari andi makuru avuga ko yaje kuza kuba yakitagatifuza, ariko kandi nanone yigeza nkanakomeje kugenda n'ubundi ayobya rubanda ndetse agerageza no gusigiriza ibinyoma. Ati byagenze gutse? Munyemerere rero dutangire mbibutse ko ari nge Kizo n'ubundi tugiye kubana uyu mwanya wa none. Madamu Agatha Kanziga Habyarimana, umugore w'umunyagitugu Habyarimana Juvenal Kinani wahoze ategeka u Rwanda. Nyuma rero y'igihe ari mu bwihisho yaje kuza kuba yagaragara yitagatifuza kwiyicwa ry'umugabo we ndetse n'uruhare rukomeye uyu mukecuru yageze mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ibi ngibi uyu mukecuru w'umugome waganiraga n'uwitwa Wilimanzi Kabera yabigaragaje kuri uyu wa 31 Mutarama 2026 mu kiganiro cyaciye ku muzindaro rutwitsi wa YouTube utambutswaho ibyerekeye umugabo Habyarimana Juvenal. Icyashenguye imitima y'abazi uyu mujenosideri Kabombo ni uburyo yigize nyoni nyinshi yitwaje kuba ngo yaravukiye mu muryango wiganjemo abihaye Imana, maze ahishira uruhare rwe umugabo we ndetse na bene wabo bari bahuriye mu kazu bageze mu itegurwa rya jenoside ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ryayo. Uyu Mukakinani umaze igihe abundabunda mu Bufaransa yifashe abeshya ko indege y'umugabo we ubwo yahanurwaga mu ijoro ryo ku itariki ya 6 Mata 1994 atigeze ashidikanya ko ngo ari inkotanyi zayihanuye, kuko ngo hari umusirikare w'umufaransa wari warabwiye umugabo we ko inkotanyi zamaze kwinjiza za misile muri CND. Ni mu gihe nyamara uyu mukecuru wigira umutagatifu yakoranye n'abahezanguni b'abahutu bari mu cyari igisirikare cy'igihugu FARE, bari bararwanyije amasezerano y'amahoro ya Arusha maze bica umugabo we kuko ari amasezerano yarababangamiye. Impamvu amasezerano y'amahoro ya Arusha yarabangamiye Kanziga ndetse n'abandi bahezanguni b'abahutu nuko harimo ingingo zigena ko umugabo we agomba gusangira ubutegetsi na FPR inkotanyi bangaga urunuka. Iperereza ryakozwe n'abacamanza harimo uwitwa Marike Televidici ndetse na Natalipu kuwahanuye indege ya Habyarimana nyuma yo kugera aho byabereye, ryagaragaje ko abahezanguni babiri aribo Colonel Theoneste Bagosora wahoze ayobora ibiro bya Minisitiri w'Ingabo ndetse n'uwitwa Laurent Seribuga aribo batanze itegeko ryo guhanura indege ya Habyarimana. Iyo usesenguye imvugo z'uyu mukecuru w'umugome usanga nta kindi zigamije uretse kubeshya ko ihanuka ry'indege y'umugabo we ryabaye imbarutso ya jenoside. Nyamara ni gukina ku mubyimba abanyarwanda, kuko icyo ni ikinyoma gishaje ndetse ntikizigera cyangwa se ntigiteze no kumuhira.
bene Habyarimana Kinani ntibashobora guhanagura uruhare rwe mu itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo wamenya kuri uyu mukecuru Agatha Kanziga umuhezanguni, ni umwe mu bagore b'abagome u Rwanda rwageze, aho by'umwihariko ari mu b'imbere bacuze umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Uretse gutegura jenoside, uyu Kanziga Agatha ukomeje kwidegembya mu Bufaransa yagize n'uruhare rudashidikanywaho mu ishyirwa mu bikorwa ryayo, kugeza ku rwego yumva ko gutoteza no kwica abatutsi bidahagije, ahubwo akanashinyagurira imirambo yabo. Mu buhamya butangwa n'abari abaturanyi be hagaragaramo ko nyuma yo guhagarikira ubwicanyi bw'abatutsi, uyu mugome yategetse ko imibiri yabo igaburirwa ingurube yari yoroye. Ukuri guca mu ziko ntigushye. Uyu mukecuru wijanditse muri jenoside yateguwe n'ubutegetsi bw'umugabo we akwiye kumenya ko isi yose izi neza amateka y'icurwa ndetse n'itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ikindi ni uko ahahanutse indege hose ku isi jenoside itabaye, bityo rero nareke guta ibitabapfu avundereza mu bantu ibi binyoma bye bidashinga, kuko ntacyo bizafata. Mbere yuko dutangira mbanje kubita Madamu Habyarimana, ariko mwavutse muri Agatha Kanziga, niki mwatubwira kuko mwavutse aho mwabaye muri abana? Jewe nyine navukiye Irambura, navukiye ku babyeyi b'abakristu. Nkimara kuvuka uburyo bambatirishije hashize iminsi 8, kuko ababyeyi b'abakristu mu Rwanda babatikaga kubatirisha abana bakiri batoya. Rero jewe navukiye Irambura, ariko muri komine Karago, ariko muri akarere ni Giciye. Aho navukiye ni mu misozi miremire, ariko twari dufite ahantu bita ku Karambi, aho sogokuru yari afite abagore 8. Noneho urumva bari bafite abana benshi, ku buryo navutse mbona uturudoma turi benshi pe, ukayoberwa mwene so, ukayoberwa uwo mu bindi imwe, kuko naho twabaga twarasangiraga, twari umuryango ubana. Ubwo se nk'abana bo muri icyo gihe, ubwo twari ni mu myaka les années 40 les années 50? Ubwo navutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 muri 42. Okay. Ubwo tuvuze igihe mwari mufite imyaka 5 muri 47, abana bakoraga iki? Abana mu Rwanda bakinaga iki? Twebwe twakundaga gukina, abakobwa dukinira hamwe, abahungu bakina ukwabo. Twebwe ntabwo twivangaga nko mu gihe cy'ubu ngubu. Abakobwa twakinaga ukwacu, tujya gushaka ubwatsi bwo kuboha uturago, tujya ushaka inkwi, ariko iteka tukagenda ari abakobwa ukwacu, abahungu nabo bakagenda ukwabo. Mwambwiye ko mwavukiye mu muryango w'abakristu. Ubukristu bw'iwanyu umuntu yashaka niki cyaburanga? Ubukristu bw'iwacu, kuko nagize amahirwe nyine, data sinzi ukuntu yize akiri muto, na mama nawe we yaratuye hafi y'intuza y'Irambura kurusha aho data yaratuye, ku buryo nyine babanje ngo kubana barasabye Kinyarwanda, hanyuma mama baramushingira, ariko noneho hashize ngo nk'umwaka barasezerana. Bamaze gusezerana bagakurikiza imico ya Gikristo. Muri iyo mico ya Gikristo rero tukiri batoya bajyaga batwigisha gusenga buri mugoroba, n'igihe ugiye kurya ukavuga isengesho, na mu gitondo igihe bose bagiye gutangira nk'imirimo bakavuga isengesho. Nuko badutoje, noneho bakadutoza no kujya tujya mu misa. Okay. None ababyeyi banyu ni gute mubibuka? Igihe mutekereza ubwana bwanyu, ni gute mwibuka ababyeyi banyu? Nyine nibuka ababyeyi banjye kuri data
we ntabwo twagendanaga, yagendaga mbere cyangwa akagenda nyuma, ariko nko kuri mama wanjye nzi ko rwose uko yajyaga mu misa cyane cyane icyumweru no ku munsi w'imboneka, hari umunsi w'imboneka bitaga ngo ni umunsi w'isakramento, uri kuwa gatanu wa mbere w'ukwezi. Nzi ko mama yajyaga mu misa nkiri muto nkamugendaho, nubwo yabaga ahetse umwana ariko nanjye nkagenda mufashe ingutiya. Tukajya mu misa, karangira tugataha, yashaka akanyura mu nshuti ze z'abandi badamu. Nuko noneho kuri data icyo nanakubwira, mu misa hari igice cy'abagore n'icy'abagabo. Abagabo bicaraga ukwabo n'abagore bicara ukwabo. Okay. Donc iyo environnement niyo mwakuriyemo? Niyo twakuriyemo. Mukomeje rero aho ngaho twavuze cyane cyane mukiri umwana cyane, ubundi mukuze byagenze bite? Donc igihe cyo kujya gutangira ntuza école primaire cyarageze, noneho gihe njya gutangira école primaire twagize amahirwe tubona abene bikira. Padiri Antoine Rugomoka yarazanishije abene bikira bafite igice cyabo ruguru ya kiliziya, niho bari bubatse amashuri yo kwigisha abakobwa primaire, naho abahungu bo bari epfo ya paroisse. En fait amashuri y'abahungu yari hasi ya paroisse, bo bakwiga ukwabo natwe tukiga ukwacu, ku buryo nta mashuri y'abakobwa yavanze n'ay'abahungu. Dutekereje neza icyo gihe mu myaka 50 hari hakiri ubukoroni, abo babigishaga ubwo bari abazungu? Oya, abatwigishije primaire bara abene bikira b'abanyarwandakazi. N'abahungu bigishijwe nyine n'abarimu, nta bazungu bari bahari, kuko na paroisse yategekwaga n'abapadiri birabura. Ubwo rero mwigaga mu Kinyarwanda? Twigaga mu Kinyarwanda. Aho ngaho rero ni école primaire. Hanyuma murangije primaire byagenze bite? Uko twarangizaga primaire mu wa gatanu ndakeka niho baduhaga ibizame, mwatsindira secondaire bakavuga bati wowe urajya aha, wowe urajya aha, wowe urajya aha. Je rero namaze kubazwa banyohereza muri école sociale. Icyo gihe umuntu yihitiragamo cyangwa nyine babahitiragamo? Oya, donc kuko nkanjye na très forte muri ntuza mu mibare niko bayitaga. Ntabwo nzi impamvu bampitiyemo ngo école sociale. Abandi noneho babahitiragamo ngo bajye muri école normale ya yindi yateguraga abarimu kazi bo kuzigisha. Naho jewe nagiye muri école sociale niyateguraga les monitrices sociales, twagombaga kwiga imyaka 5, kandi bamenye ko niba Perezida Habyarimana yaremeye bakamwica kuriya, ntabwo yabiguranye. Iyo ashaka aba yaranasezeye mbere, ariko kugira ngo akomeze arwanire igihugu cye, reba ukuntu nyine bamwishe. Ni mwe mwese yapfiriye.